murakaza mundirwa kurusha dutaramanye neza murakaza je guteza uyu mwari wa mwiza murakaza tumusanganiza impundu z'urwunge murakaza ukaneza usanze gukunda murakaza murakaza furazi wacu mushaka we n'inshuti n'umuryango aye murakaza dushimwe Isahenda cyangwa turashimira mwagize urugendo rwiza mwagize urugendo rwiza usanga rimwe urukereza mu mayira niyo mpamvu wubahirije cyane buriya urwo rukerereza ukazindukiraho mutaramutse niko twaciye inzira z'ibiziko kandi umuntu ugana i Nyanza atasitara byagenze bite noneho urabona ejo bundi hambere aha akavura karaguye murabizi ko twambukanye Abanongo yego sinduzi se niba ukarahageze uruhira n'urimo uzamuka ariko ntabwo hanyerera kumva abanyabarongo abasare bagize amakenga amaso yari yaheze mu kirere kandi twarabatumyeho biranyobera aho iterambere rigera baye byiza mbere bw'imfura yahatangaga indi ikahanambira none ibisigaye yihangana bikayirindira ibyo twakoze ibyo mwakoze reka ziyemeje kuduterekera ntabwo mwigeze musitara ntabwo duhindura cyane ingingo kwishima n'ubundi maze rero ugubwe neza ikaze iwacu Nyanza murakoze dusubire mu byimbo maze dukomeze kwizihiza uyu munsi mukuru reka mbe n'inyuruti dore ko twahagaze umwanya munini murakoze cyane hanyuma kubeho rugondo hasigaye ingana gutya y'ibikwerere y'ababyeyi basokoje uruhanika turaturuka ahari hambere n'ibwishaza uyu munsi ni Karongi umuryango wa Ntirenganya Yohani Petero badutumye ngo nitugera kwa Munywanyi tubashyikirize intwererano kubera ibirori murimo dusangire ibyo byishimo murakoze cyane ubundi ibirori bigirwa n'abantu kandi bikaza muri intwererano iyo bikunda bikaba byiza iyi ngiyi irajya mu zindi ko nijye mu zindi rwose murakoze hanyuma mwasubire mu kwicara buriya ndimo za kubishima natwe umwanya wo kwisanzura dushima Imana kuko yatugiriye neza twabahaye ikaze badusanga bose ntabwo rero tuza kubanigana ijambo badusanga kari mu isano murakoze cyane arabutaze rwose iyo mumaze gushya bwitwa iki iyo mumaze gushya bwitwa inkangaza umutipfu ubu gutyo bibura bashaka ukagura inzoga noneho ngo byari kumvikana ko umutsaba burya ubutarengwa ndizera ko biragwa neza afite ameze nk'iyo mu marato urenga kutwigana ariko urimo urahagera kubera ko mwambutse amazi nyine nta kuri twabigenza musibira ntabwo twabapangiye isomo nawe wumva urumva bidafite ibyo nawe mbivuze nashakaga ibirenza
tubashaka mwebwe cyane cyane ibindi ni ibisanzwe murakoze mutwaze yemwe muraho hari muri bene wabo baravunyisha baramwakira bamuzimaniye aravuga ati oya sinshobora kurya aravuga ubutumwa nanjye rero munyemerere ndaza kuyikubaho rugondo ariko mbanze mvuga ubutumwa ibyo byose ko bitari byagera waje ukanywa ibyo kurya bikaza nyuma sinabwiye nyakubahwa ngo hariho n'undi wamize aramira akurikira uburyohe nyuma ngo ahimirana n'ijambo ni kwirinda ibyo ngibyo ngo buriya bari kubanza ugasoma ugacurura ugahitira ukaza kubona n'umwuka si wowe ndetse niba mubishimye ubu bugaragu uruzana uragira ngo utanyagwa niba mubishimye ndabizi neza ndabagwa mu ntege ariko nanjye ndakeneye guhina uruti hanyuma nongere nsomeho rimwe mvuga usumbe ujye nabo mwagenda ariko ntacyo babuze hanyuma tubaza kongera twibutse umwanya urabona twari dutaramanye umuryango wa Yohani Petero rero usaba irembo mu muryango wa Elifasi irembo turaryemererwa turarishyikira dutanga iby'umuco ugena kugira ngo duhabwe. Ni byiza yuko twongera no kuganira cya kiganiro umuryango mugari bageza abahizi bataramye bari kumwe inshuti n'abavandimwe bakumva ikiganiro twagiranye. Hanyuma rero twagiraga tuti mu minsi yashize n'ubundi iwacu mu gitaramo cy'imihigo harimo imihigo itandukanye ariko ndavuga iyo umusore umwe tubona ukwije igikuriro w'inyangamugayo wagiye agira imyitwarire myiza no ku musozi aratubwira ati murabona ko ngeze mu kigero cyo kwagura amaboko birakwiye nimunyemerera nanjye nakwinjira mu cyiciro cy'abakuru hanyuma mukazabimfashamo uyu mwaka utarasoza. Twamusamiye hejuru dushima Imana n'ubundi ni byiza ko umwana iyo ageze mu gihe nk'icyo ngicyo ababyeyi aribo bamurebera tumureberayo rero twumva nta handi twakwerekeza amaso usibye kwa munywanyi Nkezabahizi Elifasi. Ni muri ubwo buryo umuryango waje mu muryango wanyu n'ubusanzwe dusanzwe duhana inka n'abageni turasaba umugeni mu muryango wa Elifasi. Murakoze. Amagambo meza kuko bivuze koko muri ku muryango wacu muzinduwe no gusaba irembo nk'uko bivuze ariko nategereje ijambo rirangaza n'imbere ngo biranyobeye mwaje gusaba irembo mugira urukundo cyangwa ukwisabira icyo muba mushyize imbere urukundo murarugira urukundo buriya zigamye urukundo n'ahandi turubariza keretse mu muryango wa Nkezabahizi dusanzwe duhana inka n'abageni niko navuze. nakumvise rwose yego ubonye iryo jambo noneho rero bigiye byakumvikana watubwiye ku munsi mwazindutse muri bake neza muzindukiye kwa Nkezabahizi nk'uko
nanjye mbizi ko mwaje, nzi ko mwazinduwe n'urukundo icyo gihe, ndetse tukabakira neza, ibyiciro byiza amazimano bikabageraho, muza kuvuga icyifuzo n'ibyo, kandi umuryango wacu witwa Ndangira nkazifata yembo turazishima. Igitaramo kiba cyiza, muza gusezera murataha. None uti twazindutse n'umuryango mugari, muzindura noneho nuko mubyira umwana w'umusore ubona ngo ageze mu byimbo, muje kudusaba umugeni. Ni byiza, wanavuze ko dusanga duhana inka duhana abageni. None nko mu myaka 2 ishize mwari iwacu nabwo twicaye mu gitaramo nk'iki, mudusaba umugeni turamubemerera. None amaso yaheze mu kirere, none muragarutse kongera gukora mutyo, ahubwo biramukundira. Muvandimwe Yozefu, ibyo kuko mu myaka 2 twagiye dusaba Muroro Nkwere uriya uramutwemerera. Izina racyagibuka koko? Ndabyibuka. Hanyuma rero hari umugabo twari duturanye witwa Sendatazi, yagiye gusabira umuhungu we abura impano. Abuze impano rero aba kurongora ishyo ryo mu zacu, aragenda. Umusore twasabiraga Muroro Nkwere, kuko nawe yabaye mu itorero, agenda muri imbere ati mpaka ngaruje ishyo rya data. Rero kandi tumaze kumva inkuru nziza muri iyi minsi ko bageze hariya i Rubavu bahindukira n'amashyo yari yanyazwe. Ntabwo turi butebe, niba byiza baratuha umugeni, hanyuma ibindi tuzabisoreza rimwe pe. Ose uranyumva neza rwose, nakumvise. Yego, nagize ngo yaba yaramaze kugira ino umugabo ngwira, nubwo ataraza. Ubwo reka tugihanganira ubwo, ariko nawe gusaba kwihangana, kubera ko tubanza umukuru tukazakugizaho umuto nk'uko nakubwiye. Yego ndabyumva cyane, niyo mpamvu narivuze ni icyatumye tuza tudafite isoni, tudafite ipfunwe. Nuko bari bambutse umupaka bagiye za Masisi, ariko inkuru nziza itugeraho yuko bambutse ubu bari Rubavu. Ese ubundi ugize isoni ufite amaso ane twazibonera he? Twazibonera ubwoko. Ndayakuramo murebe, ndayakuramo. Nta kangono nta soni ufite, nabibonye ntazo pe. Yambarire nibyo batubwira amagambo asanzwe kandi meza. None se Kagame twari mu gitaramo, wabyumvise koko? yego. Kandi iyo dusoje umwaka nyine dusanga tubatumaho, twifuza no gutangira undi. Kuno ubundi buze amatariki tugenda kuyacutsa y'uwo mwaka, bazaba ugaruka mu mwaka utaha, noneho n'ubundi akaba yaraje. Umwaka utaha ngira ngo kuzaba ari ukuduhera, kubera yuko tuzaba twamaze kugira gusoza ikivi dutangiye ikindi. Iyo ni imigambi y'umwaka utaha. Yego nibyo, turi kumwe n'umuryango mugari Ageza Abahizi koko, kandi baguteze amatwi. Buriya barashaka cyangwa barareba ikigukwiye. Mwamwumvise Anastase
aheruka no kuva mu muryango turabizi, none yagarutse afite icyifuzo gikomeye, atubwira ko umuhungu we ageze mu bihe cyangwa umuhungu wabo cyo kuba yagira ubuhana. None rero amategeko ni ayanyu kandi mwamuteze amatwi, ngaho nimurebe ko mumugira. Murakoze, ngira ngo icyifuzo mwazanye rwose icyifuzo cyiza, n'impungenge zari ziriho rumva zisa naho zigenda zishira. Niba bageze i Rubavu, ariko natwe twavugaga tuti ese ntimwareka uwo mwaka ukarangira tukazatangirana umwaka utaha ibyishimo byinshi, noneho akaba ariho mwaza tukabagenera umwaka utaha nawe mwaza ushinja nk'ibyo tubumvise mu kanya. nta cyizere mudufitiye yuko undi nawe yaba ageze mu gihe cyo kuba afite amaso ane nimba ari ubuhinzi. nta cyizere mudufitiye. Icyizere kirahari ni cyose rwose. ese umwaka utazi vuba? kumva ari kera. kumva ari kera. kumva ari kera. cyakora aho kwicara ku mudogodo w'inkono bicara ku ijambo rya nyirayo. ijambo nyakubahwa niryo dukeneye. icyo nicyo rwose. reka umukuru w'umuryango nawe kumuvugira. njye numvaga ari icyifuzo naringize cy'uko ibirori byabera rimwe, ariko nk'uko musanzwe mwumvikana n'ubu ntakugore, reka ngusabire. maze kumwereka uriya mukobwa ngiye kubera ibyo bihe byose biragiye, nari nzi ko akimwibuka, ko ari gutuma n'abamuramutse bakamuhumuriza bamubwira ko uwo mugenzi bari mu nzira. nategereje ko abahungu bahaguruka ngo bajye kumuhumuriza, nabibuze. baraza kugenda ngo tubone gukomeza. reka nakagombye guhaguruka ahangaha, hanyuma nkagenda nkamubwira ijambo ry'urukundo no kumuhumuriza twegeranye. ariko bibaye byiza reka natwe mu ruhame mu rupere, ni ukuri rwose rubibi rubereye ibirori. humura, turahari kandi turiho ku bwawe. rero ntabwo ari we mbwira wenyine, ahubwo n'umuryango muri rusange, kandi nanone mvuze mu izina ry'umuryango uyu nguyu uturangaje impande. rero muri urumwere, humura, komera, turagukunda, turacyagukunda, kandi tuzahora tugukunda ndetse none n'iteka ryose. nshatse navuga ngo amen. burya imfura ni ikirura indi. urakoze kutukebura. none rero amagambo ntabwo tujye tuyasubiza inyuma na gato. amagambo y'ineza n'urukundo burya tuyabanza imbere, wenda n'igitaramo kigakurikiraho. ariko burya umwana avuka habiri. nagira ngo numve impumeko ya nyirasenge. wasanga iyo miryango ukije hirya hari ababa bayitwaye nabi bageze i Nyanza. twumve nabo ibitekerezo byabo. ntabwo twari mu mujyi. wabyumvise? nabyumvise. reka nsabe isi ubu batere n'imbuto. dusanga nk'uko nakubwiye, kandi iyo bavuze urukundo tubyumva vuba, cyane cyane umuryango muhagarariye. urabona ko abantu bari hano babukeye kubera ko dusanzwe duhana abageni. mwabivuze ko muhere ko bacu musabire kuko niko byagenze. muduhe inka nziza zifata rembo, umuryango urazishima.
ntabwo rero mwasabye kurambika nubwo impamvu za mbere twazumvise, ukaba mugarutse kuza gusaba umugeni nyirizina mwafatiye irembo. Ntabwo rero tujye duhindukira ku ijambo iwacu, hano undi wabanyuze inyuma mu izina ry'umuryango mugari bageze abahizi no mu izina ryanjye bwite twemereye umugeni. ndagomba urakomeza uzi? ndakomeza nze rwose. Rero yego umugeni ndabizi umuryango watwemereye umugeni, ariko hari umubyeyi wamusize mu bisage. namwumvise buriya uriya Yasenge tumushyikirize. turabigeze rwose, mwawe imyakire hariya yasenye hariya komeze mpagarare buri gitunganye none abana gukomeza kugenda kugira ngo bakore siporo. niba rero umwana ariko umwana mukomeze mwitegereze di. hanyuma rero ntabwo ari izi zonyine, burya hari n'indi mitwaro bazizane zose zagiye ubaze umuziritsi w'iwawe zagiye muzindi zagiye umuzingi, ariko inzoga zo gusaba umugeni rwose naje nikwije. gusa mushimire umuryango cyane, hanyuma nimunyemerera mu nkoshe usigaye abanyeshuri bajya ku ishuri urabareba mu gitondo bazirutse ku wa mbere bambaye iniforume. yego inzoga zawe ni iniforume nuko narinzi ko iniforume irakanyagwa sinakubwiye ngo ni umukipo. aho uramwibutsa twari twategereje ko aza gukwa ubundi bakereye akaba ari babanza, niba ariko bimeze uko kandi byaba ari byiza agakurikizaho n'uwa none. yuko twageze mu muryango usanga mu rukundo dusanganywe duhana inka n'abageni. yego n'uyu muryango n'ubundi hari abakobwa twahakuye, kabanze baramukanye murebe ko basigaye bakeye, basigaye kuramukanya rwose ni byiza. urakoze amatama atengerana, hanyuma muze no kugira aho muhera mukurikije izo z'abakuru bawe. nibaze rwose turakurikizaho tumaze kuramutsa n'ubundi ga wari wabikoze nk'ahari ndatambuke mujye kuramutsa. wari wabikoze nkana abakobwa b'iwacu warabashyize mu by'urukundo n'urukumbuzi ga turabamenya ndabamenya ntabwo gira abana naho nababonye muzi ko bafata neza buriya. yego nuko buriya bahaye n'andi mazina y'utubyiniriro. wari mu kamisha wasigaye ari muteteri. komeza twumve cyangwa bose bitwa batyo. oya uyu nguyu yakitwa cyurinyana. nako ni keza. kani keza. yakitwa ucyurabuhoro. burya yavuga neza na kera turabizi. yavuga neza. yavuga neza na kera. yumva akaza akitwa rero nyina w'umukobwa. unyagariye ngo bicare niyo mpamvu nantangaha ahubwo iyo bandushaho amategeko nta kundi. ahubwo kugira ngo wabaza Imana
bakazimana dutegereje abana bagiye kuza bikoreye cyangwa se mbere naho aho ngaho mbere naho rwose bakazimana se nta mukobwa ujya iwabo ngo atahuze nawe njye mvangavanga ariko ntabwo tuzimana amazi iwacu oya nibyo ntabwo tujya tuzimana amazi nakoze barashimira cyangwa no kurobanura nawe nguhe ubundi akebo kagira ngo murakoze cyane reka dutahane noneho rero umuryango wa Yohani Petero Ntirenganya wadutumye umuryango wa Ezabahizi Elifasi usaba umugeni ariko w'ineza umugeni w'ineza Louise umuryango ukamusabira ibyishimo Didier amashuri yageze hagati none urabizi ntarayasoza kandi nta n'ibiruhuko barimo niko uremera gutegereza nk'iminsi 3 uza baje mu biruhuko kuko biri hafi ikibazo rwose kumutwemerera tukamukwa naza kuzamubwira inkuru nziza ndabizi ntabwo azabyanga maze rero nagira ngo barumve ko uva ku izima yo kuba bagutoreje bakuzi none rero niba uri umutunzi batubwira niba ufite za zindi z'ubudehe nabwo tubwire hanyuma turebe icyo tugutegeka komoka ku muzi umuzi yego ni nyambo wageze ku nyambo yego ko mwakatajira aho mamugabo ngo yadukorera inyambo mu ngwire y'abamuzi inyambo ko ari inka z'umwami umwami waje gusaba tugira amashyo watubwiye ko dukorera inyambo kandi inyambo ni inka z'umwami reka rero reka ngufashe ndumva nta mashyi ufite n'ubu turamuguha oya turaziraka nudukorera inyambo ntituzemera murahitamo babwiye ko dufite mu nyambo oya twaba tugeze dufite amashyi navuze ngo dufite izikomoka ku muzi tukagira inyambo noneho turangije kugira ngo natwe tugabire abandi tubakoshe muzihe izo muhitamo nibyo byiza ariko kudukosha izo zirage z'umuzi numva aribyo byaba byiza aha turabizi rwose ubwo muheruka hano hari inka mwazanye ifata rero kandi hari izayiherekeje ntabwo yaje ari yonyine yari iherekejwe n'inyana ebyiri turafata mu inyana imwe y'ibihogo n'indi yiherekeza turabizi rwose murabatunzi izo nizo twashimye nta kibazo dufite umuryango turabashimiye ko mutwemereye gufata izo zimenyereye urwuri zimenyeranye n'izindi n'ubundi mwazifashe neza ndahamya yuko ubu zitangiye kurara imfizi mu mahembe rero reka batebye nuko guca ubwatsi n'imiti imashini muragira ngo bizabasaba ibitabo kandi mbona muri iyi minsi bitagenda neza biri aka ngaka n'akagihanga bakagize gutya kugira ngo hatagira urengera aho umunani twabateranye n'abaturanyi ni mu kwawe gusa ni ukwawe
nakoze kajya kayo rwatsi ariko kwe kubuca kwe kubucitse twazabona twaye ku karayi kumeze hanyuma azamara kuri bo dutegetswe kandi kororera mu kiraro. Mbere twazijyanaga ku iriba tugasangaho ikibumbiro, mu kibumbiro aho ubwegeye abanyarwanda bagezeho baragitegura bakakibumba kikazisanga mu rugo. Hanyuma tukagira n'igicuba kugira ngo kidahira amazi. bose bikoze n'ibyo harya kera nubwo cyatangwaga yego zirimo umuhondo zirimo muhuze bigaza mushimira ababyeyi batanu neza cyane kandi baraterana ubusema nk'urugano. inkwano zashimwe icyubahiro ibihumbi twabibonye za cyozi twazibonye kariya kahirira inka twakabonye ubu ngubu rwose numva wagubwa neza noneho amagambo agize igorora mu izina ry'umuryango rero tukwemerera umugeni wakuzindira rwose urakoze cyane niba ari wowe wisabira niba isabira mwegeranye hirya aho uratubwira umusore ntabwo twagendanye ntabwo abana b'iwacu bemererwa mu gitaramo cy'abakuru ariko aho igihe kigeze aho u Rwanda rwateye imbere turashobora kumushoza bigiye hariya hirya mu gasozi tesiporo ko mwabanye mu itorero niwacozereza Didier uti baragukeneye mu gitaramo uti ngwino witabire ababyeyi baragukeneye mu gitaramo. ubarebye mu maso bose barasa kandi barangana bameze nk'abasirikari barasana igihugu bakagitsindira. Ndagira nti Didier muri bo ndaza kumumenya mu kanya maze kubona uza kwishongora kurusha abandi, niwe mpamvu tubaza kuza kumenya udukora muri rero. Uyu musore mubona ari muri koperative Didier, ni umusore wasenze Imana namwumva kandi namwumvira. Ubwo rero ngo tuze kuza kumenya amashira y'ikinyoma hasigaye byibuze nka babiri. Yego uyu musore ni mwiza kandi azi gusenga, wasenze Imana nakumva. Ese Didier uramuzi? Yego. Uramuzi? Yego. Ni perezida wa koperative yanyu? Niwe perezida. Ndagusaba wigira inyuma. Didier uramuzi? Uramuzi? Ni perezida wa koperative yanyu? Araduhagarariye. Arabahagarariye? No bahagaze hano ubwo yigira inyuma. Didier uramuzi? Yego ndamuzi. Murasase? Yego. Nawe usubira inyuma. Kajya ku rundi ruhande. Witwa Didier? Oya. Subira inyuma. Witwa Didier? Oya. Nawe ujya inyuma. Witwa Didier? Oya. Oya. Nawe ujya inyuma. Biba byiza cyane abasore nk'aba iyo ubanza bikwesoni mu ruhame bagamya ku mugaragaro ko batitwa Didier. Bivuga ko Didier ni umwe muri aba ngaba. No kuvuga ngo nta mugabo wivuga mu ruhame, ahubwo umugabo avuga ibyivugo bye. Byumvikane ko bano bose Didier yarebye asanga nta mugabo uba arimo, asa n'umugabo yagisha inama, niyo mpamvu bose bemeye ko batsinzwe muri kano kanya. Ndaza gusaba rero Didier muri bo aze kuza gutera intambwe yigire tumwakire muri bose. Didier muri bo usigaye. Bivuga ko umugabo arivuga nyuma. Muhuze bikaza mushimira Didier. Inongoza kandi akaba umugabo mwiza. Maze Didier unkuri tugwaniremo. Uraho neza Didier? Umeze neza? Kudahagaze neza se? Didier, humura ushira impumu kandi ushira intimba datamenye icyifuzo cyawe. Yego. Njyago muzi bikaza mushimira Didier. Dore nguyu wabaraje ijoro, wabaraje ishinga, watubaga mudasinzira agatuma mutagoheka. Mutambuka impundu zikavuga
warajije arabi wabo agatuma adasinzira yego yicaye neza murasanye intebe y'imfluenza igukwiriye nk'umukwe kandi ubona hameze neza uhagarara aho ngaho nasaba abahungu mwese muhagarariye Didier muhindukire mbere Didier mu maso nawe abarebe muhindukire mwese Didier abahungu ubona aha ngaha hejuru zawe inkoni maze umusabe atambuke agusanga aho ngaho bana bose ni abasore ariko niba kwa umugabo waba barimo areba itapari maze umutuye inkoni atari agatambwe aze agusanga aho ngaho mu ruganiriro Didier abaye umugabo akatangiye gutegeka aciteka aragira ati umugabo barimo n'uyu nguyu abandi bose ni abasore maze abahungu beza rero Didier yarabarebye asanga muri mwese nta mugabo ubarimo abona nta n'umwe yagisha inama yazamugira umugabo yarebye asanga mwakomeje kurungano abwira uti intambwe nateye mwumure namwe samudenya izagera maze namwe mutarame waratuye inkoni umwe umwe ari kumwereka ibyimbo maze ajya kwicara ajya wajyaga gutumariro mumurebye mu maso n'umukobwa useka impundu zikavuga no yatetaga umukobwa mwiza cyane w'emavudende usa neza ugororotse wawe wigire inyuma ya Louise maze Louise asigara ahagaze wenyine uko nguko ya afite nyina wabo umukunda bakundana cyane yitwa Mamuwela maze wigire hino mama wowe usa na Louise yego wigire hino akoresha amasegonda ane yonyine reba Louise mu maso umuhobero ugenda mubwo tuzarwubake neza uko rwose maze mwoyeyo urekera uyu ni Mamuwela akaba inshuti y'abakundana kandi akaba umukozi w'Imana basenganye photography ngo bucike bamwita abagisubizo akaba umubyeyi mwiza umubyeyi w'impanuro umubyeyi wamugira inama nziza zizatuma rwubaka neza maze umuhobero mugwemo umurutse rya jambo ryizamubwiye kuva na kera yego maze mwoyeyo maze murekera kera umuhobero ufatiye ifoto maze murekera aho ngaho rwose yego ndahamagara mama Cyusa nawe ugera hino umuhobero kuri foto nziza cyane maze umuhobero mwoyeyo uko rwose umusaya umwe intugiro wa kabiri yego so mama Prince nawe ugera hino umuhobere mama Prince umuhobere ifoto imwe yonyine maze mwoyeyo ndahamagara mama Mutoni nawe ugera hino umuhobere uko rwose nagira ngo
fata uyu mwanya yo bashimire mwese bateraniye hano umazinduye neza n'urukundo muje mu gitaramo tubatumiyemo bagize abahizi tubatumiye kuza gutegura ibirori byo gusoza umwaka no gutangira undi baratwitaba tugira n'amahirwe tubona abashyitsi beza bazanywe n'urukundo baza rero avuga ngo shire musika uriya mugabo ubona hariya Anastase yaje aradutwerera mu birori twarimo turishima wenda maze wumve uriya mugabo ukuntu yaje aje aradutwerera kugira ngo ni kwa kundi bisanzwe ibirori byacu ari byo byabo maze abamutandukiriye avuga ko bari kuwacu i Nyanza umuryango wa Nkezabahizi ubazinduwe no gusaba irembo ry'umugeni maze turabemerera twakira n'inka zifata rembo tugira ngo buriya azaba aretse maze ubanza ukuri hari n'amezi abiri amaze tugeze n'ubuki tubona mu gitaramo aje avuga ngo aje gusaba umugeni nawe abagabo bose ubona twageze ngo sibe yatubereye igitangaza ariko ubundi uriya musore wicaye hariya uramuzi uri ibyishimo uramuzi nuko yerura nuko adutura inzoga adutura amagambo meza turakora ngo tugeza kuri ba nyirasenge ubwo kada kubera ko rero zindi n'urukundo dusanga nta kuri twabigenza none twemeye gutangaho umugeni n'umusore byishimo mwe kumuzi ubwo ni byiza mwana wacu rero iyo ngushime muri iki gitaramo n'umuryango we byumve twaragushimiye ku musozi uvukaho twaragushimiye mu mashuri wize twaragushimiye aho usenga watubereye umwana mwiza ndetse n'abanyagusenge barabihamya ubwo rero ko abakobwa bagenda buri buvuye iwanyu kandi nanone iwanyu buriya nuko utabaye bugufi ngo urebe bakuru bawe bahabanje babafashe neza ntugire igishyika rero buriya basaza bawe barahari banyukuru bawe barahari bazagusura kandi ntuzagire irungu ubwo neza rero reka twemere buriya nta kundi bigenda ariko abakobwa mwavutse nta kundi twagira Anastase gira hino indigira abasaza bawe namuzi Anastase nawe byoroshye twegere turebe ukuntu uza kubigenza nawe musaza wari wize uri intwari n'ukuri mwakoze umurimo ukomeye munyemerere rero ndamutse mushiki wanyu muraraga mubatwara Yesu ashimwe ziraso gira umugabo yakoze cyane reka rero baze nkwereke iwanyu urabona harimo urungano harimo ababyeyi bangana ba nyogosenge bazaguhoza yewe rusanganwa nakubwiye ngo abandi twabahaye utubyiniriro yewe ni mutemba nshyushyu iyo biba impamo yego tuzamusiga tuzamunogereza ubundi ugera urebe hariya hanyuma rambura ikiganza uvuga ati ngiye iwacu hano ni iwanyu
murakoze cyane basaza be ndabona batapfa kubyemera cyenyege basezeraniye uyu umwari utamwaye umwari uzira icyasha watumye ubwiyiriza karindwi inshuro karindwi umusengera araserutse hanyuma ariko hano hariho kode njyewe yananiye kuyikuramo keretse wowe wenyine kugira ngo ubashe kumushyikira Louise Uwineze araje urabanza umuhobere umubwira ijambo abana ntibarushya humura abana baroroshye mwemere ipaki y'amandazi reka atagenda ntabwo bigoye baramwongora gatoya abana barashukika burya kandi iyo umugabo w'igihame iryo uvuze riri ijana abyumva cyane amuhe bomba rigendera uyu muhungu ubona wizigira rero uri ibumoso uyu muhungu ni indwanyi cyane kandi kuri mushiki bararwana ariko ku magambo meza mu buhanga ufite mu gutereta naho umwongore nawe araza gushyukwa agenda nyumvira sha ati we nzakujyana i Musanze gutemberayo abakunda cyane haramwe ati rwanyi wakiye ka envelope harimo byinshi cyane urabona bagafanta n'apaki nk'atandatu y'amandazi ubundi bigendere unsinyire mushiki wawe maze mugume hafi aho ngaho utarajya kure uyu muhungu wundi ubona ngaha bamwita n'indwanyi ikomeye cyane maze umwegere umwungurire umugore tuwe nzakujyana muri Nyungwe gutemberayo ati ntabwo byakwanga maze umwihobereje aho umuhereza ka envelope akita agahenda abana yego ati niwakire yego ati ngaho mugende mwigire mu nka amutaye inzoga ziramufashe maze pare wigire hino wongere uhagarare hano amagambo yawe meza ayerekeye iyo bavuga umugabo ntibibavuze yateretse kera cyane kandi birako wawe maze mufate n'agafoto keza uri kumwe na muramu wawe ubundi nababwira iki yego maze uhagarare hirya gato iruhande rwa Didier ndasaba umuhungu wundi murumuna wawe wambaye inkotanyi cyane akabirwa ibyahandi umusore bizigira ariko ashaka uwo mwana we ubuntu butuma mutanga envelope ukora envelope we mushiki wanyu mukamutanga mushikishwe envelope no mbega ubuntu bw'abana we maso y'inyana umubiri wari wori utamusize n'ubuye kumenyera utinawe uteze kubona kugeza aho kwishamba ndagukunda cyane umukozi wanjye wakoze cyane kazu Ndagukunda mama
iyo nayo yakanyagwa nari mfite byinshi byo kubabwira nkabizihira ubwiganzi kirimo kunkira igitagusa umunsi n'umwana n'umugabo sinini n'usumbije ibiro enga sindi n'injiji ndajijutse ibyiza ko twubahiriza tayimu na pasitora aradutegereje nini rusakaza mu rwanda n'umuzi w'umwitegeko Rodati yabona utirukora rwanda rwa muto umuhungurukane nitwe indogo zimi yabanje mu mihigo ikamiga izindi ibanza izindi izacu urazirata zari ingenzi ingembo zo baririmba barasindema rugamba nyakubyara nkundire wakire iyi nkuru y'inka zawe data inka ngo zageze mu zindi kandi bazishimye banazikunze ngo basanze zikamwa cyane maze ugiye nkore mu ruhanga umesha umugisha abatera twicyaha kimwe no konesha no gucukura ibijumba ariko data bikuzo anyuramo bwana cyambwe zivuga umwami wacu ageze mu bwiza impundu zongera kuhavugira arambagira impinga yaronyinya zivuga ku mutwe wa Jandagiro atashye umwira w'izajya Imana zazi icyo gihe batumira rutarindwa impeta yari itahanye umudende mu kwiharuza imboneza mihigo umwami wamaze kwizanira imbabazi maze mubyeyi mwiza hariya hirya barimo kundeba ikijisho nkagira ngo koko nagomye ako karako kwibabwira ntindukiye ahangaha zageze ku murindi kigeri yumva ibikuba byaza ameze nk'uko ari njya kibungo ntiduhagoye bo mama banza kwesa inkoni mu nzira ati yamwe izajya ngo zitaha mujya kundebera yarugina umwisi yagize intwari y'ingoga n'imbene rugamba rw'intore mu ndebere ko ari inkuba zigenza zitungutse umucyo uratambura bagumya kwakaza kimibungo bararimba zimunyura imbere impundu zigumya gusabira hataye inka ya musore tangaje inyange itangaza ku musozi ndebye rwabugira aho atetse nsanga inyamibwa zateranye inyamibwa nsanze itagira intare z'izina itindanye impakaniza izina ry'inkumbu rw'ishengerizi yamaritse za nyamihigo yakebye imanzi batijana inganzo yari imbere n'ihindi yari yitonaho maze umwami arayihanagura inogo ubwoya mubyeyi mwiza akiri inkwe y'inka zawe buriya bwawe bwiza zazifite zizabihoho maze rero ubwo bwari ubutumwa bw'umuryango reka nongereho n'ibyanjye batantumye ariko urakabyara dore impamvu nkunda igitaramo kirimo inka habamo n'ibyansi maze rero nta n'ubu gifite n'abandi bakobwa beza n'abasore hariya barahari aho harimo akatsi rita umuhurura muhore hano kiragira n'utunyana oya mama we tugitobanga n'utwondo ndagukunda n'impamo nagukunze rwinshi oya mama we kuko wandutiye bose ndagukunda n'impamo nakumereye impwemwe oya mama we hagati y'ibituza
ntiwifuza ndagukunda ni mama nakumereye y'imbuguyu oya mama we hepfo y'umukondo ndagukunda ni mama zikorakore muzumve oya mama we ntihavutse na rumwe ndagukunda ni mama ndagukunda shenge ndagukunda risiwe ndagukunda ni ndagukunda shenge ndagukunda risiwe ndagukunda ni nagukuye bwega oya mama we maze nkujyana ibunyiginya ndagukunda ni mama naguseguye inkokora zombi oya mama we maze